ndetse ndishima cyane iyo mbonye umuntu w'umusitari nka Eto cyangwa Niyonzima Haruna afashe brand yanjye akayambara akajya no mu ma interview akajya no ku ma televiziyo ayambaye, numva binshimishije cyane kabisa. Ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time ntakora ibiganiro kubera ko nari mfite utubazo nyine tugiye dutandukanye tw'ibikoresho, but now alhamdulillah ndabona ibikoresho nari nkeneye wenda by'ingenzi kugira ngo nkomeze n'ubundi ibyo nari naratangiye gukora ama interview ko hyping umujyi wacu nyine wa G-Town. Ya ndumva iby'ingenzi maze kuboneka. Hanyuma uyu munsi mfite umutumirwa nkuko abenshi babibonye, nari postinze kuri WhatsApp, ndabipostinga kuri Instagram story. Ndanababwira ati uyu muji ngiye kuzana, niba hari ikibazo mufite mwifuza kumubaza munyandikire, hanyuma ibibazo byanyu narabibonye. Nanjye hari ibyanjye nateguye ku ruhande, so tugiye kuganira ku buzima busanzwe, do sharing experience ku ruhande rumwe, haba kuri njye, haba kuri we, haba ku bantu bari buze kureba iki kiganiro. Ndumva ari byo tugiye kuba turi gukora uyu mwanya, ari nabyo tuzakomeza kugenda dukora mu minsi iri imbere. Mr. Mbizi Nakubwira, what's up my G? What's up? Eba wifunze kabisa. Happy ntabwo ari cyane. Wikwije. Wapi ntabwo ari cyane, ahangana nubwo nanateguye buri. Ibaze rero yitegura. Ibaze yo negura. Kino ujye uvuga ngo ibaze ke iyi myenda nambaye rero nabonye hafi kwiyambarira. Nanjye ingi nakubitanye nawe ndavuga reka mpe kwambara n'ubundi n'ikirere kuntu kimeze. Klima ntabwo imeze fresh, reka nanateguze wenda abantu bari buze kureba iyi interview, iyi show. Anytime dushobora guhindura location kubera ko klima ntabwo imeze neza, sibyo? Ntabwo imeze neza kabisa. First of all, mbere yuko ngira njya kure, wambaye bien, ntabwo ngende uvuge ngo ninde ukwambika ko umuntu ariyambika, ahubwo ninde uguhitiramo imyenda aza kugurisha ku buryo nawe bakomvye kuyigura, cyangwa se nirihe duka iyo utekereje kwambara ugana kugira ngo nyine uguremo imyenda myiza nk'iyo ngiyo ikubereye y'abatawuneri, nyine tumuhe shout out uwo muntu duhite tunikomereza. Ngiye ubundi abantu banyambikana abantu babiri. Igisenyi ni Jane Store, Jeannette nyine. Yego. Ni ukunda kunyambika, njyamo nkarebamo ibyo ibijyanye n'uko meze cyangwa n'ibyo nkunze, akaba ari byo mfatamo. Undi ni umujama wanjye w'i Kigali, inshuti yanjye yitwa Ravana, nawe afite shop mu mujyi, yakoreraga i Nyamirambo, ahita yimuka, ubu ngubu akorera mu mujyi yitwa Ravana, shop ye yitwa Ravana Store. Nabo ngabo. Shout out rero kuri Ravana Store, shout out kuri Jane Store, kuba nyine ari abantu bakwambika bazi gutoranya icyango. So ndumva wenda ibyo twabirenga tugakomeza. Hanyuma microphone yawe iri kwaka, ikora icyatsi, reba niba hari akantu k'icyatsi kari kwaka. Iri kwaka? Okay, fresh. Okay, nari naguswe nyine kubireba ariko naribi. So ubwo nyuma yuko tumaze kumva nyine abantu bakwambika, ubwo n'abandi bantu bakeneye bari buze gukunda icyangwe, ndaza kwerekana outfit yawe yose, bari buze gukenera kuba bakwambara nyine bakunze outfit yawe, ubwo bagana Jane Store, bakagana na Ravana Kejere. Hanyuma mu gutangira still reka nanjye me shout out abantu banjye bakunda ibintu nkora, nyine bansupportinga, baba bamereza feedback nziza, banambwira ati uzakosora ibi. Ndahera kuri mama wanjye bro, buriya mama wanjye ibiboro byose nkora arabireba, akambwira ibyo ngomba gukosoramo, mbese uko yaba yabonye ibintu mba ndi kubikora. Hari abaniga banjye bari Canada, Ben Adolphe Murinda, abanyagisenyi benshi bari Canada, ba Jabiri, ni benshi byatari, n'abandi bandebera muri German, ba Deo, abandi bera muri Poland. Man, mwese feedback zanyu ndazibona, I can't take it for granted, so I appreciate that. Shout out to you guys, kandi mukomeze mugire ibihe byiza aho ngaho, muhiga ibiceri, muzagaruke mumeze bien. Nanjye umunsi umwe nzana bakire hano mudusharinge kuri experience ibyo nibyo kabisa. Bagomba kugaruka. G, ndabona wambaye n'ubundi brand yawe ya Mbizi Nakubwira. Man, idea yo gukora iyo brand cyangwa se iyo designer, iyo coat yaturutse he, kubera iki nyine Mbizi Nakubwira man? Ngiye ubundi iri jambo sinzi ukuntu ryanjemo tu, umuntu ambajije ikintu ndangije ndamubwira man icyo kintu nago nkizi, ariko mbaye nkizi nakubwira.
nakikubwira. Noneho nyuma yaho ndongera mbisubiraho ndavuga ariko aka kajambo ko numva nkavuze ariko nkaba numva hari ukuntu tugashimishije cyangwa kashimisha umuntu bita binzamo gutyo mpita numva tuko nayikoramo brand ariko abantu barayikunze. Mbese ni igisubizo gitoya ushobora guhereza umuntu ariko kirimo amagambo arambuye. Kakaba ari akasubizo gatoya umuntu ashaka kubaza nk'ibintu akamubwira ati Mbizi nakubwira kabisa. Ni akantu gato ariko gasobanuye amagambo maremare. Ukaba umukati ukamubwira ati ibyo biboro mbaza nabyo nzi kabisa ariko Mbizi nakurabura kabisa. Nabonye ari brand nyine abantu benshi bamaze kumenya. Nabonye harimo n'abantu bari big hano mu gihugu nka captain wahoze ari captain ex captain wa national Haruna Niyonzima. Nabonye nawe yarayiguzeho nabayito nyine abanyagisenyi benshi na rafiki yako Gucci, shout out to him. Nabonye nawe ayifiteho ni benshi ntabwo nabavuga hano ngo mbarangize, ariko se ubibona gute noneho? Kera hari ikintu twavugaga ngo abanyagisenyi turapingana turiyemera, ariko se noneho ubibona gute kuba this time umuntu asigaye bari proud umuntu mwakuranye kwambara brand yawe akakwambara kuri t-shirt? Nukuvuga ngo ngiye biranshimisha. Hari n'abantu bayinsaba bashaka ko nyibagurisha nkababwira ati wapi ngiye ntabwo ndatangira kuyigurisha, ariko nkabakorera ama gift nkabaha. Mbese ndishima cyane iyo mbonye umuntu w'umusitari nka Eto cyangwa Niyonzima Haruna afashe brand yanjye akayambara akajya no mu ma interview akajya no ku ma televiziyo ayambaye, numva binshimishije cyane kabisa. Ni ukuvuga kera hari ukuntu nyine abanyagisenyi twifungaga cyane, nubwo umuntu waba wamukomye wakoze akantu kazima nyine gutera intambwe ngo abikubwire bikagorana, ariko this time ubona ko bigenda bihinduka. Nyine urumva n'izo feedback nanjye navugaga mbona zikura mu bashiki banjye, kandi n'ubundi harabusanga wenda batavuga wenda batarahinduka ko ntabwo abantu bose revolution ntabwo izira rimwe, ariko igenda iza gahoro gahoro. None se urebye nk'uburyo brand imaze kwaguka, wowe ubikora wumvaga ko wenda bizagera hariya abantu bazakumenya kuri iryo zina, cyangwa wumvaga? Ngiye ubundi bwa mbere mbikora, bwa mbere ngiye nkoresha umupira wo kwambara, ubundi nawukoresheje bwa mbere nta foto iriho. Ndangije ndavuga ariko why not natashyiraho ifoto yanjye, noneho ikaba brand yawe koko iriho amagambo yanjye n'ifoto yanjye. None ngiye mbikora mu rwego rwo kuvuga ati reka nikoreshereza agapira ngiye nkiyambarira tubisanzwe. Yego ngiye kubona mbona abantu barabikunze cyane cyane, abantu barabikunda cyane. Umve ko n'abantu bari muri Amerika bajya bambwira ati dukoreshereza imipira, hari umuntu uzaza uyimuduhere, Canada, ahantu hose mbega hari abantu banjye kabisa baba bayambaye kabisa, kandi bari Amerika, Canada, ahantu nk'aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ngewe uriya mupira nkukoresha bwa mbere numvaga ko ari uwo kwiyambarira bisanzwe, ariko umuntu wese nyuzeho agasoma ngo mani ngo Mbizi nakubwira akansobanuza, bigera abantu barayikunda cyane. Mbese wumve ko cyane n'ubu ngubu umuntu w'umusitari aba ari proud yo kuyambara, mbese wumve ngo biranshimisha cyane. Ndabibona mwana, kuko iyo ubona abantu bagiye batandukanye barimo nka Haruna Niyonzima, bari abantu bari big, sibyo batembeye babaye mu bihugu bisirimutse kuturusha. Yego rero nuko aba yabonye nawe ako kantu nyine akabona kari akantu kari unique kandi kari tricky, urumva nawe kakamukoma, sibyo? So wenda kuri ibyo wenda twaza kubigarukaho nyuma, but right now nifuzaga ko wenda noneho twinjira in deep tukavuga wenda se Mr. Mbizi nakubwira ubusanzwe akora iki, ko abantu banabimbajije. Yewe ubusanzwe ngiye nigisha imodoka, nkora muri auto Ecole. Niwo mwuga wawe? Niwo mwuga wanjye. Okay, hanyuma ubwo abantu bambajije iki kibazo ndakeka murasubijwe. Ikindi ubwo turaza gushyira nimero zawe hano mu kiganiro, abantu baza gukenera umwarimu muri smart nkawe, sibyo? Baze kukwandikira kuri WhatsApp, baguhamagare bakubwira twakubonye kwa Gerald Kells, turashaka natwe kwiga imodoka, hope ko nyine uzabakira neza nyine, kandi ndakeka ko ntabwo turuzo byibuze kubura nka 5. Ndumva mbyizeye. Hanyuma nabonye polisi y'u Rwanda yavuze ko bagiye gutangira gukora ibizamini bya automatique byaranatangiye. Nubwo ndagira ngo ikibazo cyo kukimbwiraho examen ya automatique ni ya manuel nk'umwarimu uze kubidusobanuraho bitandukaniye, ariko ndakeka imvura ibaye nyinshi tugiye guhindura location, hanyuma dusobanurire kuri icyo
ikizami cya automatique kiri gukorwa abantu banavuga ko cyoroshye. yeah. Ya nkuko nari nabibabwiye rero kubera ko klima itameze neza twatangiye winter, ibihe by'imvura twabyinjiyemo kabisa, niyo mpamvu duhinduye location kandi ndabona naha bisa neza turimo kugaragara fresh. Mbizi nakubwira nagira ngo noneho dusobanurire sibyo difference ya examen ya permis automatique na examen ya permis ya manuel. Ni ukuvuga ngo ibizamini byose bikorwa kuri manuel n'ubundi no kuri automatique birakorwa. Yego. Aho bitandukaniye nuko kuri automatique nta vitesse ushyiramo, abari automatique nyine birikora. Yego, birumvikana. Noneho bikongera bigatandukanira no kuri demarrage. Ukuvuga ngo kuri manuel demarrage ikorwa hakoreshejwe aya mamodoka manini bakunda kwita amajip. Yego. Noneho kuri automatique ho demarrage ikorwa n'ubundi kuri ziriya modoka ntoya z'amavatiri. Okay. Iriya ukoreraho ikizamini, ukoreraho circulation, ukoreraho parking, niyo nakoresha kuri demarrage. Ukuvuga ngo nta rindi tandukaniro, gusa byo bikoroha kuko nta vitesse uri bushyiremo, kuko ibintu byo gushyiramo ama vitesse akenshi bikunda kugora abantu. Ni nabyo umuntu atindaho yigisha umuntu kumwigisha vitesse 1, 2, 3 kugeza kuri 5 na rivanse wenda ya 6. Niho hantu bitandukaniye akenshi. Naho ubundi ku mafaranga agenda mu gushaka permis ya automatique ni nayo agenda mu gushaka permis ya manuel. Aho bishobora gutandukanira ku giciro nuko kuri automatique ho ku muntu ufungutse mu mutwe ashobora kuyiga igihe gito, kuko wa mwanya wo kukwigisha vitesse ushyiramo 1, 2 ushyiramo arrière, ibyo ngibyo bigomba umwanya wo mbese umwanya bitwara ushobora kuba mutoya kuri automatique, kuko automatique yo barakwigisha kuyobora gusa. Yego. Nta vitesse uri bushyiremo. Uvuga ngo bijyanye n'amafaranga automatique ku muntu uri mature bishobora kumutwara amafaranga make kuko yiga igihe gito. Okay. Ntabwo bigoye. Kuko no gufata ntabwo bisaba igihe kinini. Yego. Okay, ndumva byumvikana. Wenda ibyo narekana none ibyo wenda ntitwitindeho kugira ngo na time tugerageze kwimanaginga ntituze kurambirana. Ubundi ni gute waje kwisanga uri umwarimu kongeye hari ibindi bintu wenda nkuzimo mbere, ni gute wisanze uri umwarimu? Njyewe ubundi nakuze nkunda abenshi, ubundi ku majengo abantu benshi bakuze bazi ko bazaba abakinnyi, na benshi bakuze bazi ko abantu bose bo ku majengo bakunda football. Yego. Ariko njye ntabwo nigeze nkunda football cyane ku buryo byanzagamo ko wenda nzaba umukinnyi. Gusa narayifanaga rimwe na rimwe nkajya kurana n'ama match, ariko njye ubundi ikintu nakuze nkunda ikintu kijyanye no kogosha no gufotora. Ariko kogosha nabwo nkumva ko bizansaba ko mba kuri rwa rwego rwo kogosha abantu bafite izina, no gufotora nkumva ko nzaba ndi kuri rwa rwego rwo gufotora abantu bafite izina cyangwa mu makwe akomeye abantu b'abastar. Naho ibintu bya football byo nabijyagamo nyine by'abana bisanzwe nk'uko abana ubona bakina bisanzwe. Nibyo bintu nakuze nkunda. Ukuntu rero nisanze mu gutwara imodoka, najyaga nirirwa kuri stade bitewe n'uko ariho twirirwaga twagiye gukina by'abana nyine bisanzwe. Noneho kuko ariho bigishirizaga, birangira hari umushuti wanjye tumenyanye ara kuri stade atangira kujya aranyicaza inyuma mu gihe ari kwigisha, birangira nyigishije imodoka nyikunda gutyo, arayinyigisha arambwira atari ku bundi washatse provisoire nkugakorera perime, birangira mbaye umushoferi mpita mba n'umwarimu gutyo. Ariko ntago nigeze mbitekereza ko naba umwarimu njyewe. Donc ni ibintu byaje utabiteguye. Ntago nigeze mbitegura. Urabikora nk'umwuga kandi biragutora. Ndabikora nk'umwuga kandi ndabikunda noneho kurushaho. Yego. Ubwo wenda ukivuga kuri ako kantu nyine just uko wisanze muri domaine y'ubushoferi. Ni ukuvuga ngo akenshi twese hano mu bihugu byinshi bya Afurika dukura nyine dufite inzozi z'ibyo tuzakora, ariko nyuma ugasanga wenda birahindutse, wadiviye bitewe na life ukajya mu bindi. None se ubu
bya bindi wakundaga kera byararangiye warabiretse, cyangwa n'ubundi ujya ugerageza kubavuga ati ariko biriya bintu byariho byanjye narabikundaga nabigerageza nko gufotora cyangwa se swate kogosha, cyangwa byararangiye ubu wikosantra nyine muri kariyeri imwe? ubu ngubu ndi concentré n'akazi, kuko n'ukuntu imyaka igenda icaho umuntu aba yitekerezaho ejo hazaza. Ntabwo wajya kongera gusubira mu gushaka kujya kogosha cyangwa gufotora, kuko byagutwara undi mwanya wo kubitangira ngo ubyige bundi bushya. Ariko ibyo nzi ubu, kwigisha no kuba natwara umuntu, byo ndabizi ntabwo bizansaba kujya gutangira kubyiga. Niyo mpamvu ubu ngubu ndi focus nyine, mbese ndi kureba mu kazi ndimo kugira ngo ntegure n'ejo hazaza. Yego. Hari utubazo duke nari mfite hano nanjye numvaga n'ubundi system ngomba kukubaza. Umunsi ubona ntangiye gukora ibiganiro first time, sinzi ngo wabibonye ryari uraza kumbwira. Ni ryari wabonye ko natangiye gukora ibintu bya YouTube channel? Ni ryari nabonye warabitangiye? Bwa mbere ubona nyine channel yanjye wayibonye ryari, niba ubyibuka? Ni iki niyo content nari na uploadinze kuri YouTube? Haciyemo igihe kinini, ariko na content wari washyizeho ntabwo ndimo kuyibuka neza, kuko haciyemo igihe n'amawasiwasi umuntu aba afite yo mu mujyi mu kazi bigenda bikwibagiza. None se wigeze ubundi ukeka ko nzagutumira? Ntabwo nigeze mbitekereza. Okay. Impamvu rero mbivuze ni uko ni message nshaka guhereza abantu ba hano mu mujyi wa Gisenyi. Nkuko nawe utabitekerezaga ko nzagutumira, kandi tukaba dukoze ikiganiro cyiza kiribuze no gukomeza kugenda kiryoha, n'abantu bakaza kugira n'amasomo bakuramo, kuko niyo ikintu tuba tugamije, hyping umujyi, tuzane vibe, ibintu bishyashya mu mujyi, ariko still abantu bagire n'amasomo bakuramo, sibyo? Mbivuze kubera ko wenda hari umuntu uzi kureba iki kiganiro ariko kwibaza se uriya nanjye Kelza aranekereza cyangwa azantumira. Man, wowe uri gutekereza icyo kintu birashoboka kuri list, kuko mba mfite list y'uburyo nzatumira abantu banjye. Nari maze igihe ntari gukora, ariko nari ndi kulistinga abantu, ngenda ndeba buri uko bwije uko bukeye, naho naba ngenda mba mfite memo hano muri telefone, ndavuga ati okay, uyu muntu ariko nazamutumira nkamwandika ngo noneho nkazakwigaho nyuma, aho ati byuze uyu muntu ndabona hari ikintu yabwira abantu, nkavuga okay. So niyo mpamvu mbwira n'abandi bantu hano barimo kureba iyi interview ko maybe ntabwo wiza, ariko wenda nawe uri kuri list yanjye. Icya kabiri, ngiye ndimo kubaza, urabona ibi bintu ndi gukora bizamara iki mu mujyi? Ikintu cya mbere bigomba kumara mu uyu mujyi, ubundi no mujyi nubwo abanyagisenyi turi abanyamujyi dufungutse mu mutwe, tuzi gushakisha, ariko ibintu bijyanye n'iterambere ry'ibi ngibi turacyari hasi ho gatoya. Ariko uko mbibona bizazamura Gisenyi bishyushye kugeza ku rundi rwego, kuko nibwo biri gutangira Gisenyi ntabihari. Noneho apare icyo ngicyo, ni iki wabwira ku muntu wenda ubona turi kubikora gutya, kumva wenda ko turi gufafinga nyine, turi gutakaza umwanya, nta kintu turi gukora, we niye message wamuhereza? Hari abantu baba bameze gute to? Barahari benshi cyane, abo bundi tubita abacantege. Ariko inge message namuha ni imwe gusa, ntabwo ndamubwira amagambo menshi, ndamubwira ngo onese jamais, nta kindi. Kuko n'ubundi hari quote nigeze kubona ahantu ndi gusoma kuri internet, yari mu Cyongereza, ariko yaravugaga ngo nubwo uri gukora ibintu ariko bikaba bifite kuzana inyungu ushaka, abantu bakaba batari nyine wenda kubikonsoma, sibyo? Ntukeke ko batari kubibona. Uri gukora n'abantu bari kubibona, nubwo bataguha feedback, nubwo batakwereka ko babibonye, ariko bari kubibona. One day nyine icyo ushaka, impamvu uri gukora ibyo bintu uzayigeraho. Ndumva nawe ari nk'ijambo nakubwira kugira ngo uri gusapotinga wenda muri ibyo bintu watangiye, wenda byo gucuruza brand yawe. Ushobora kuba waratangiye wumva ko just ari ugucuruza ibintu biri aho, sibyo? Ariko wenda ntabwo uzi aho bizagira. Niyo mpamvu nanjye nakubwira ngo keep it up, sibyo? Komeza ube steady, ntucike intege, ukomeze ukora ibintu byawe gake gake mu bushobozi bwawe, utitaye wenda ku bantu babibona mu bundi buryo, sibyo? Kuko n'izi brand nini tubona za Nike, za
za Adidas, za Gucci, Yeah. zose n'izi kampani nini tuzi za Apple, man, zagiye zitangirira ahantu hasi cyane, zatangiye buhoro hasuzuguritse. buhoro. So nakubwira rero keep it up, ukomeze ukora ibintu byawe. Nanjye ndumva umusanzu wanjye nywushyizeho hano, kubera ko tugerageje kunyuramo gake mu bihe by'ingenzi nyine wagiye unyuramo kugeza aho wenda Mbizi nakubwira igeze uyu munsi, sibyo? Naguha nk'urugero, urabona uyu mujama n'umupeti ukiri muto cyane, ntabwo ari mukuru, wakoze Kwesa collection, usigaye wambika Rayon Sport y'abagabo n'iy'abagore, ari kwambika na Bugesera, asigaye acuruza na jezi nyine zo kwambara mu bihe bisanzwe. Narebye story ye, yavuze uburyo bitangiye yiga China, abantu bamwita black boy, nyine umuhungu w'umunyafurika. Yego. Aravuga ariko kuki abantu ntabwo bazi izina ryanjye, ariko se ko hari abandi banyafurika batitwara neza muri Chine, njye nakora iki kugira ngo basamenye ko ndi umunyarwanda n'igihugu cyanjye kimenyekane? Ahita atangira kujya agenda akikoreshereza jezi nk'uko watangiye ukora t-shirt yo kwambara, akandikaho Rwanda, ikaba iri mu mabara y'u Rwanda. Urabizi China hariya biba byoroshye cyane. Yajya ahura n'abandi banyarwanda biganaga mu Bushinwa bakabikunda, aho bati natwe ugenda udukorere nk'uko nawe hari abantu babikunze bawe bakakubwira ati udukorere. None uyu munsi afite Kwesa collection, ni brand ikomeye, amasezerano yasinyanye na Rayon Sport no gukorera Gikundiro shop, sibyo? Iri mu mujyi i Kigali muri Chic, niba atari muri Mix, ntabwo mbyibuka neza. Afite agaciro ka miliyoni 100. Yambika Rayon Sport y'abagabo n'iy'abagore, acuruza jezi z'abafana, kandi usigaye ubona ahantu hose Rayon Sport yagiye muri stade, no mu buzima busanzwe ubona umuntu wambaye jezi ya Rayon Sport kandi ari proud, sibyo? Brand yakozwe n'umunyarwanda. Nawe rero nakubwira ngo courage, ntabwo tuzi aho bizagera, ntabwo tuzi, Imana niba ibizi, turakora gusa, ibindi tukabirekera Imana, sibyo? Nibyo. Wenda karagaciyemo kugusapotinga no kugira ngo n'undi wenda uri gukora ibintu nk'ibyawe, yego, akaba ataragira amahirwe wenda yo kugira ahantu ajya ngo abigaragaze, cyangwa bitaragaragara ntacike intege, akomeza akore. Niyo mpamvu nari nzanye iyo story. Yego. Hanyuma urabona hano muri Gisenyi, ku bijyanye n'akazi mukora, no twibande mu kazi mo gake, usanga hari ikibazo cy'uko ngo abarimu benshi bakunze kubwira nabi abanyeshuri babo. Donc umuntu yaje kwiga, ntabwo nyine yaje kwiga, ntabwo azi ibyo yaje kwiga. Mu kwihangana kawe rero, wari ukwiye kugerageza gukoresha langage nziza, donc discipline mu kazi, kugira ngo n'abakiriya bakugumeho, bakurangire n'abandi ubone n'amafaranga. Wowe wenda ni gute ukominika n'abanyeshuri bawe, wihuye n'umunyeshuri udafata vuba kuko babaho, ni nk'ireba ngo ukoreshe kugira ngo n'umuntu uri buze kumva hano bituma avuga ati uriya mwarimu ashobora kuba ari umwarimu mwiza, namugana. Ni ukuvuga ngo ubundi muri auto ecole, kugira ngo ibyo bibazo byose ubyihanganire, byo kuba umunyeshuri yaza adafata cyangwa mugakorogana ku zindi aferi zo ku ruhande, icy'ingenzi cya mbere cyatuma ubyihanganira ni experience. Byasaba ko uba ubimazemo igihe. Ntabwo waza muri auto ecole mu gitondo ngo utangiye kwigisha ngo habura umunyeshuri ugushinja ko wamututse cyangwa wamubwiye nabi, ntabwo byakunda. Ni ukuvuga ngo bisaba habe ube umaze mo akanya, mbese umaze n'igihe, ufite experience, nibwo umunyeshuri umenya uburyo uri bumuganize, kuko uba warahuye na benshi. Nabo muba mwarahuye warabatutse cyangwa warababwiye nabi kubera kudafata cyangwa kubera imyitwarire, iyo ni experience uba waraciyemo, bihita biguhereza muri preza icyo gihe urimo ukuntu uri bwitware kuri uwo munyeshuri. Yego. Ni ukuvuga ngo rero njyewe uburyo nitwara mu kazi bitewe n'uko nkamaze n'igihe ndimo kwigisha, uvuga ngo njyewe iyo maze kumenya uwo uriwe n'uburyo uteye, mpita nkugendera gake nkagutwara gutyo umeze nyine. Uvuga ngo niba umuntu adafata, ntabwo n'umutombokera cyangwa kumubwira nabi aribyo biratuma afata amenye, ahubwo uramutwara buhoro buhoro, kuko iminsi aba ari bwige n'ubundi aba ari myinshi. Bisaba ngo umujyane gake gake, umwinginge kuko akuzaniye amafaranga, kandi niba atanakuzaniye amafaranga, niba aje none ejo arazana undi munyeshuri, gutyo gutyo buhoro buhoro. Rero uburyo nitwara bitewe na experience maze mwaka kazi ko kwigisha imodoka, njye nkamazemo igihe kirekire. Umunyeshuri niba ngannye aje kwiga,
ndabanza menye ngo uyu munyeshuri ibyo ndi kumubwira ari kubyumva cyangwa ntago ari kubyumva. Noneho nsanze ari wa muntu ufata bitinze, gerageza kumujyana gake kugira atabona ko nanamupinze. Ariko ibintu bijyanye no kubabwira umuntu nabi, je kuri ngiye ntago ari ibyo byanje. Eba uvuze ko aka kazu kamazemo igihe, ukamazemo imyaka ingahe je? Ni ukuvuga ngo njyewe niba mbyibuka neza, yego, natangiye kwigisha imodoka 2016 na 7 gutyo. Ni zamani. Mbere y'umwaduko wa corona mani. Kera kabisa ngewe. Ni zamani. So abantu rero barumva, bantu banje murumva ko Mr Mbizi Nakubwira afite experience ihagije, byibuze guhera 2016 yari mu kazi ko kwigisha imodoka. Mu mugani abantu mukeneye kwiga mugafata mugatsinda, mu muhamagare mubwire ati twakubonye kwa Jarudi, twakunze nyine uburyo wavuze ko wigisha, turashaka kugana kandi nawe ndizera ko abazakugana uzabafata neza, nyine ntuzabatenguhe. Ntago nabatenguha. Izo comportement muvuze ni nziza cyane, uzazikomeza kugira ngo nyine abantu nyine batsinda babone permis. Si byiza kuba umuntu yaza karata inshuro zingahe bitewe nuko wenda yiga nabi bitewe ngo n'umwarimu, sibyo? Kandi n'abantu baza kwiga ndabasaba nyine kujya kwiga turisereye kugira ngo ibyo dukeneye abashe kubibona. Hanyuma hari akandi kantu nshakaga kukubaza. Urabona this time around wowe wagiye muri kariyeri yo gutwara. Ejo bundi hari umukinnyi ni inshuti yawe, ntabwo turi bumuvuge izina, yavuze ko we yari muri kariyeri ya football, ariko ejo bundi kuri radio 10 ndakotinga yavuze ko gukina umupira mu Rwanda bishoboka ko ariko kazi kabigahari. Anavuga ati iyo byashobokaga abanyarwanda bakabona kandi kazi keza bagakora bakareka gukina umupira. Biriya bintu donc ndashaka ko ikintu bivugaho ni kuba umuntu ibyo yagize kariyeri ariko ubyicuza, wabivuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ibintu akora abifite ari kariyeri yabyo, mbese ibintu yakoze, iyo bibaye ngombwa ko avuga ngo byakabaye byiza nyine nk'uko yabivuze ngo babiretse, nyine akenshi aba ari nta musaruro yabikuyemo. Yego, akenshi kabisa, mbese nicyo kintu ngiye misenekereza yabivugiye. Nanjye niko kanje mu mutwe kuko ntago tuvuga urugero, ntago naba nigisha imodoka ngo mbe narakuyemo inzu, ngo mbe narakuyemo indi modoka kandi naratangiye nkorera bosi, ngo nindangiza njye kuvuga ati ngo akazi ka Ecole ngo bibaye byiza ngo nta kintu ngo kwaharera ngo nta kintu kamaze. Oya, akenshi abantu ngabo aba ari nta kintu bakuyemo, ariko kutagikuramo nabwo ntago aba ari uko wenda ngo bakinnye n'amafaranga babonyemo cyangwa spendinze cyane, ahubwo nuko ari n'amahirwe bakagiremo, kuko football akenshi ni amahirwe. Kuko ibyo nanjye ndabyemera, football ni amahirwe kurusha ubuhanga, kuko abo twemera Igisenyi bari bazi umupira cyane ntago bawukina, benshi ntago bawukina kabisa. Rero biba byarantangaje kumva ko umuntu wakinnye kuri level yakinnye hafi yakinnye mu equipe menshi akomeye, usibye APR ndakeka indi equipe yose twakikomeye yakinnye. Kuba yavuga ijambo nka ririya ni ikintu cyatangaje abantu ku buryo byarasirikiye cyane. Akaba ari nayo mpamvu ahubwo nanjye nari ngiye kukubaza nti nubwo wenda abantu benshi ntabwo dukunze kuvuga kuri profit, sibyo? Ariko numvaga nakubaza nti se umaze imyaka myinshi wenda muri kariyeri yo kwigisha gutwara, wowe wakuyemo nk'iki kugira ngo ejo nawe utazajya kumva ngo kwigisha nacyo birashoboka. Umuntu ashobora kugira ibanga, ariko usubize unatubwira ati okay, njye nishimira uko bimeze, nabyo ntacyo byabitwaye. Kuko abantu benshi ntabwo bakunze kuvuga ku mafaranga. Ni ukuvuga ngo njyewe ibino bintu dukora akenshi tuba dufite n'abantu batadukunda. Njye rero ngiye kukubwira ngo nakubwira ikintu nakuye muri Ecole, naba ngiye kukubeshya kuko ntago nabivuga, kuko ntago tuba dukunzwe n'abantu benshi. Tugira abanyamashyari, umuntu ukubona yabona yambaye urukweto rwiza akumva mbese ntago bimushimishije, akabona waguze sheneti, akabona urasa neza, wafuze wambaye neza, akabona ko mbese ntibimushimishe. Uvuga ngo rero
mu rwego rwo kwirinda amagambo nk'ayo ngayo, ntago natangaza bimwe mu byo nakuye muri Ecole. ariko byibuze urishimye. Njye ndishimye, meze neza ubwo wishimye cyane. Yumvikana ko kandi ikindi navuga kari akazi mukora ni akazi muhuriramo n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo n'abantu bari strong bashobora kugufasha, bari na smart, bashobora kugufasha no mu bundi buzima ku ruhande, wenda serivisi aho ugiye ukihuta, uyu ni umwarimu wanjye yaranyigishije. Nyine nkeka ko ari akazi keza umuntu ahuriramo n'abantu bagiye batandukanye. Uhuriramo n'ingeri zose zitandukanye. Twigisha abantu bakomeye, abahanzi, abakinnyi, abantu b'abayobozi bakomeye. Ko hari n'igihe wigisha umuntu emosiyo zikamufata maze nko kubona perime, akakubwira ati nugira ubukwe cyangwa nugira ikibazo uzampamagare, ndi ready kugufasha cyangwa nagushakira n'akandi kazi karenze. Yaraduriramo n'ingeri nyinshi cyane. Wenda urumva umaze imyaka myinshi warigishije abantu benshi, ntabwo twahita simamya ko bose ubibuka, ariko se ni nk'abahe bantu baba warigishije wenda hano twaba tuzi basi byibuze, cyangwa se ukavuga ati akora muri departement runaka? Njyewe abenshi ni abakinnyi, kuko nibo twisanga n'aba benshi bo ku majengo cyangwa ni Gisenyi, abenshi ni abakinnyi. Gusa hari ingeri nyinshi ngenda mpura nazo, wenda zavuye impande n'impande, wenda zaje nko gukora nka examen, nkagira nk'ayo mahirwe nyine ari nk'abasitari, tugahura nkabakoresha examen kandi bagatsinda. Kenshi nkunda guhura n'abasitari n'abantu bafite amazina bavuye nk'i Kigali. Wenda nko ku bantu bazi de trainer, niwe muntu waje gukorera examen Gisenyi, wenda niwe twahuye muri Ecole aje gukora examen. Hari n'undi mukobwa ukina amafilime, ntabwo nkunze kumenya izina rye, ariko akina muri ziriya filime z'i Kigali nyine bakinira i Kigali. Ahandi ni bandera. Twarahuye n'abantu benshi bagiye batandukanye, abaciyemo igihe, ariko abasitari duhura nabo cyane 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 cyane. Urumva ko ni akazi keza kaguhuza n'abantu bafite amazina. Nakugira inama nyine abo bantu bagomba kupinga contact, ku buryo anytime ushobora kuzagira ahantu ukeneye serivisi runaka, ukavuga ati uyu muntu se n'ubundi ko namufashije, reka nanjye ndebe ko wenda yamfasha this time. Abenshi bitewe n'ukuntu umuntu aba yabitwayeho, contact ziba zihari, tuba tukivugana. Aba ari byiza kujya mu kazi ariko ugakuramo n'inshuti. Ubundi baravuga ngo akazi ugakuramo inshuti. Kandi uzumva abantu benshi barababaza b'ibyamamare, kuba uri muri kariyeri runaka umuziki cyangwa umupira, umaze gukuramo ibintu bingana gute. Iyo babaza icyo kibazo tuba twumva ko bagiye kuvuga amazu y'ibiki, ariko uzumve abantu benshi bakomeye n'abakristo no kuri YouTube channel barabivuga, barakubwira ati nakuyemo abantu, nakuyemo inshuti kabisa. Kandi buriya nanjye namaze kubona ko iyo ufite abantu, wallahi ibintu byose biroroha. Ujya kwa muganga ntujye ku murongo asanga ari umuntu, serivisi yose ukeneye aho waba uri hose nyine ubusanga wisanga. So ndumva twaganiye bihagije, wenda tuzagira igihe cyo kugaruka. Hano ni mu rugo, tuzajya tugaruka anytime. Niba hari nk'amakuru mashya wenda yasohotse ajyanye no kazi kawe, nk'ibyo byo gukora ibizamini, urabidusobanuriye abantu barabyumvise. Tuzajya tugaruka wenda mu bihe bitandukanye, twiganirire, duhayipinga abantu. Donc nyine ntitube mu bwigunge, sibyo? Ndumva twasoza. Sinzi niba hari abantu wenda wahereza shout out, wenda nka babiri abo mukorana mu kazi, abaniga bawe wenda bari buze kureba iki kiganiro, uko ubyumva nyine ukaba shout out kabisa, ukabasuhuza. Njye umuntu wese unkunda, mbona akanyishimira uburyo meze n'uburyo nitwara, wese ndamusuje nk'inshuti yanjye, inshuti yanjye Guci, abantu dukorana, abantu bose bankoresheje bose tundabasuje. Ndumva twasoza, twakoze igihe gihagije. Imvura ntabwo ikirimo yari yoroshye, ariko ndakeka ko biruze kumera neza. Hope to see you again here. We sign out. Ciao.